kwibaza umuntu utazi utigeze ubona akugirira impuhwe ate yo kuguha akazi ugahita amaduka ukumva rwose ibyo yakubwiye n'ibyo umuntu mutazi mutigeze mubona ngo wabonye link kuri website. Rero amwe mu mayeri uyu ni umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri. Ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe, turabasuhuje. Turagarutse mu biganiro byacu tubahereza umunsi ku munsi byubaka showbiz zacu nyarwanda ndetse n'ibindi byinshi biba bikomeye buri munsi. So rero twege ikintu tuba tugamije ni ukubaka showbiz zacu nyarwanda iziramo amacakubiri, amashyari, inzangano, ubugome ndetse n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye. So turagarutse, ni episode after episode tubahereza kuri YouTube channel yacu. Ikintu tubasaba mukore subscribe, mukore like, share na comment, hanyuma twitwikire byatari. Ni showbiz yacu nyarwanda ibimeze neza cyane. Kwire kwibaza umuntu utazi utigeze ubona akugirira impuhwe ate yo kuguha akazi ugahita amaduka ukumva rwose ibyo yakubwiye n'ibyo umuntu mutazi mutigeze mubona ngo wabonye link kuri website. Rero amwe mu mayeri uyu ni umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri. Ni hano bivuga ati umuntu ni gute akugirira impuhwe akaguha akazi akakugirira impuhwe. Hano ni ikiganiro yakoze n'abanyamakuru avuga ku bantu bemera urubyiruko cyangwa abanyarwanda ko bagiye kubaha akazi kugira ngo ibintu byabo bitere imbere, akenshi bari kubashuka kugira ngo babe ibikoresho bajyanwe mu mahanga kabisa. Muri no kureba iyo screenshot y'umuvugizi wa RIB iri kugenda. Murangira Bitsiyeri buno butumwa yabugeneye abanyarwanda n'abanyarwandakazi, cyane cyane urubyiruko ruba rugenda ruzamuka buhoro buhoro, ababwira yuko hano hanze hari abantu benshi bakoresha amayeri kugira ngo babatware, kugira ngo bagende kubakoresha ubucakara cyangwa akazi kavunanye. Mu bintu yavuze yuko abo bantu bakoresha social media, avuga ko bakoresha amakampani. Ubwo social media avuga ati ni izi mbuga nkoranyambaga n'amakampani. Ukabona kampani avuga ati twebwe dushaka abanyeshuri duha scholarship bakajya kwiga hanze, cyangwa ni kampani duha abantu akazi hanze, cyangwa bagakoreshamo inshuti z'abantu. Kuba ufite umuntu mugenzi wawe akaza kuko ati ngewe hari opportunity yaguhesha akazi hanze, ukajya kugakora. Icyo ni nacyo kindi bakoresha. Icya kane bagakoreshamo pasi, bakakubwira ati koko urubyiruko rwacu abenshi banze gukora, bavuga ati tuzakizwa n'abantu. Bakakubwira ati mfite pasi y'umusaza cyangwa umuntu wako ufite amafaranga, ndashaka yuko muhura akaguha ku mafaranga. Nabyo ni ibintu bakoresha kugira ngo bashuke. Bagakoreshamo n'urukundo, umuntu akakwizeza urukundo, ukabona wenda ari nko mu gihugu cyo hanze, wenda yifotoje nko kuri Paris, New York, mu mijyi ikomeye cyane muri za Turukiya, wo ukabona ko umuntu yagukunze akagukurura kugira ngo akugezeyo. N'ikindi kintu bakaza bakadukoresha bakatubwira ngo dufite amahirwe, opportunity tugiye gutanga ku rubyiruko. Ese kubera iki udatekereza akabura ukavuga ati wenda urugero wenda muri Suwede tuje gutanga amahirwe mu Rwanda kugira ngo dushake nk'umuntu wenda uzakora kuri call center cyangwa uzakora muri gishe runaka. Kubera iki? Cyangwa akaba ari umuwayiti. Kubera mu gihugu cyabo se baba babuzemo umuntu w'umuwayiti ku buryo baza bakavuga ati wowe ufite opportunity. Ibyo byose
babonye uburyo babinyuzamo, babinyuza ku mbuga nkoranyambaga, aricyo kintu twavuze hejuru, Facebook, WhatsApp, X na IG ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga, kugira ngo bakurure urwo rubyiruko, baruzane, barufatishe. Bakajya noneho iyo bagufatishije bakagukurura, hari ibintu byinshi bagenda, ni nabyo dusorezaho, kugira ngo bagukorere, kugira ngo nawe nyine wumve ko ibyo bintu ari ibyo. Ubwo wenda urugero baguha iyo link, wagiye kuri social media ukabona iyo job opportunity, ukayikora, niyo link ukayikora, ugasubmitinga, ugashyiramo amazina, indangamuntu, ibintu byose, ukabona wabaye successful. Noneho bakakunyuza mu nzira yo kugira ngo uzabone izo opportunity zo kuva mu gihugu ujyaho hanze, kugira ngo ujye gukoreshwa iyo mirimo y'agahato kandi ari abagizi ba nabi. Iki ni icya mbere. So umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitzel yavuze yuko hari igihe baguha itiki, bakakubwira ngo ushake visa na passport, ibyo byose ukabishaka, ukajya muri immigration y'iwanyu ukabeshya kugira ngo unayibone, ariko ukayibona. So ibyo nibyo bindi bagusaba, ugategura n'urugendo. Mu bintu bindi yavuze ugashyiramo ngo n'imyambaro uzaba wambaye ntuyihindure. Ibyo ni ibintu byose. Ni gute umuntu aba ashaka guha akazi nyine akaguha na kondisiyo, agashaka ko tuzabeshye na migration y'iwanyu ko ugiye gukora iki n'iki n'iki. Icyo nicyo yavugaga, ngo gutegura, hakazamo gutangira urugendo n'indege n'ibiki. Noneho iyo umaze kugerayo bakakwakira, bagenda baguhanahana paka nta nubwo icyo gihe baba bakikwita umuntu, baba bakwita package, umuzigo waje wamaze kugera hano. Icyo gihe rero bagenda baguhanahana kuko ubundi wowe ubwawe bageze mu mahanga, ntabwo uba ukimenya ngo bimeze ukuntu, uko bagenda baguhanahana paka ukagera hahandi aho bagushaka, amazi yamaze kurenga inkombe, ukifuza no kugaruka iwanyu ukabibura. Hanyuma bakagucuza, bakabona n'ahandi bagukoramo impyiko, amaso n'ibiki gutyo, kandi we warabigiyemo ubona ari job opportunity. So hari n'abantu 10 berekanye bavanywe hanze babagarura mu gihugu kubera ayo mahirwe, cyangwa abo bagizi ba nabi nyine batubwiye ngo ni ibintu byiza. Ubu nibwo butumwa RIB ishishikariza abanyarwandakazi, cyane cyane urubyiruko rushaka kubona gukira rutavunitse, cyangwa kubona amahirwe yihuse ku buryo waburiramo n'ubuzima, ukaburiramo n'iki, mbese bikaba binini. Ngewe icyo nashishikariza urubyiruko ku giti cyanjye, dukore ibyo byo kuza ku mbuga nkoranyambaga ngo ugize amahirwe, ayo mahirwe uzayagire uyagirire iwanyu. Abo bantu rero nibo mugomba kwirinda kugira ngo mukore cyane. So mwakoze cyane kureba ino video, ni kuri Kabera Series, ibintu biba bigezweho ni kuri Kabera Series. So iyi video yacu namwe mwayikunze, musharinge, mutwikire. Slogan yacu tuba tugamije ni ukubaka industry yacu, n'ubwo wenda aya makuru tumaze kubagezaho yari part y'abanyarwanda, ariko twe ikintu tuba tugamije ni ukubaka industry yacu iziramo amashyari, urwangano, ubugambanyi ndetse n'ibindi. Turi kumwe. Ciao ciao.